Most people just say thank you. Don't ever come up here again. Niba ukunda kureba Agasobanuye, iyi filimi ntabwo ikwiye kugucika. Itariki ya 30 Mutarama mu mwaka 2026. Filimi nshyashya ya Shelter yasohotse ku mugaragaro mu masinema. Iyi ni filimi yatwaye arenga miliyoni 50 mu kuyikora. Yafatiwe amashusho mu bukonje bw'ikirwa cya Scotland. Ikindi kandi yayobowe n'umugabo ukomeye Ric Roman. Ariko icyatangaje benshi si amafaranga cyangwa ahantu. Mu buryo Jason Statham, umuntu tumenyereye mu mirwano idasanzwe, yigaragaje mu indi sura y'amarangamutima. Ese Shelter na action isanzwe cyangwa ni inkuru ifite umutima urenze ibyo twari tumenyereye? Uyu munsi tugiye kubyinjiramo byimbitse. Banza unkorere kuri subscribe maze ukande no kuri like. Reka dutangire. Shelter na action yasohotse mu mwaka 2026. Iyi ni filimi yayobowe na Ric Roman. Uyu mugabo Ric Roman azwiho gukora filimi zifite realism n'amarangamutima menshi. Budget yayo yari hafi miliyoni 50 yakoreshejwe mu gufata amashusho ahantu hatandukanye. Anakoreshwa kandi mu bikorwa bya action bikomeye ndetse no kwishyura abakinnyi ndetse n'inzobere. Iyi ntabwo ari filimi ya superhero, ahubwo na action. Ikindi kandi abenshi batunguwe n'uburemere bwayo. Jason Statham akina nka Michael Mason, umugabo wahoze mu kazi k'ubutasi wihishe ku kirwa, agaragaza ubunararibonye bw'intambara, ubwitonzi n'amarangamutima y'umuntu uri guhunga amateka ye. Iyi filimi kandi yakinnwemo na Brythnak, akina nk'umwana urengana. Byatangaje abantu uburyo yubaka connection y'umutima hagati ye na Statham. Ikinwamo kandi na Byinshi, azana isura y'ubuyobozi n'amabanga ya politiki. Abandi harimo Naomi na Daniel Mays. Aba bose bafasha mu kubaka tension ya filimi. Igice kinini cy'iyi filimi amashusho yafatiwe muri Scotland. Ifatirwa ahantu hitaruye imisozi ndetse n'inyanja. Hari kandi n'ibice byafatiwe London mu mashusho ajyanye n'ubutasi. Impamvu bahisemo Scotland. Umuyobozi w'iyi filimi yasobanuye ko Scotland hiyongeragamo tension. Avuga kandi ko bashaka kugaragaza ubwigunge bw'umuntu wihishe kandi uhigwa. Ikindi kandi yavuze ko byafashe kongera realism ya survival ya trailer. Dore bimwe mu bintu byabagoye mu gihe bakoraga ino filimi. Umuyaga n'imvura yatumaga amashusho ahagarara. Action scene ku misozi y'inyanja byari risk ikomeye cyane. Jason Statham akunda gukina nka stuntman. Ibi byatumye filming ibabera challenge. Abakinnyi bavuze ko gukina mu bukonje n'umuyaga w'ibikomeye byabasabaga endurance n'ubushobozi bukomeye. Ariko byose byatanze realism, bigatuma buri scene yumvikana neza kandi ifite tension. Hano ariko hari ibintu byatunguye abantu benshi muri no filimi. Filimi ntabwo ari action gusa. Urukundo hagati y'umugabo n'umwana rwubaka umutima w'abarebye. Aho filimi yakorewe hongera tension. Ubwigunge bw'umuntu uhiga cyangwa uhigwa bukagaragara neza. Muri ino filimi kandi Jason Statham agaragaza vulnerability. Iki ni ikintu kidasanzwe kimenyerewe kuri Jason Statham. Imirwano n'amasasu ntabwo ari over the top. Byose byakozwe ku buryo wumva ari realism. Shelter ivuga ko nubwo wahunga isi amateka yawe yazagukurikira, ariko umuntu ashobora guhinduka. Intwari zizirwana gusa, ntizitamo kurinda undi muntu nubwo byamushyira mu kaga. Filime yatangiye gusohoka ku itariki ya 30 Mutarama mu mwaka 2026 ku masinema mu bihugu byinshi, kandi benshi batangaje n'uburyo action n'amarangamutima byavangwaga mu buryo butangaje. Shelter sinzu gusa, ni icyemezo cyo kurinda umuntu. Ni urugendo rw'umuntu ugaragaza guhinduka, kurinda no gusubiza umutima ku murongo.
wakoze kubana nanjye. Ngo ukora subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana. Ciao ciao, hasta la vista.